Nabashuje mwese bene data kandi nezerewe nejejwe no kongera kubakira hano kuri PUREGOLD TV uyu munsi kwa gatandatu itariki ya 26 z'ukwa gatatu 2022 tugiye gukomeza cya kiganiro kivuga ngo menya uriwe muri Kristo Yesu. Uyu munsi turareba igice cya gatatu. Mbere yuko dukomeza nagira ngo we nanjye dufatanyirize hamwe dusenga Imana kugira ngo umwuka wayo abariwe utwigisha uyu mwanya wa none. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye watugize abo turi bo, turagushimye ko umwuka wawe ari kumwe natwe kandi ugiye kutwigisha byose tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Bene data, ari abasanzwe inshuti zacu, ari namwe ba mbere musuye hano kuri PUREGOLD TV, mwese ndabakiriye mu izina rya Yesu. Kandi mwese nagira ngo mbature iyi ndirimbo tumaze iminsi turirimba ivuga ngo nitugera mu ijuru tuzanezerwa cyane, ngo umunsi tuzagerayo tuzanezerwa cyane. Ni indirimbo ngufiya iri mu rurimi rw'icyongereza, nagira ngo tuyifatanye rwose tuyumve neza kandi igufashe wumve ko nawe unejejwe no kuzanezezwa no kugira ubwami bw'Imana. Mwese ndayibatuye rero, tutari twakomeza iki kiganiro cyo kurebera hamwe ibindi bituranga ibyabo turi bo mu Mana. Iraryoshye cyane, indirimbo nziza cyane, imuvinga rwose ukumva yakugejejeyo, kumva yakugejeje mu ijuru ni wa munezero. Imana ishimwe cyane. Tugiye kureba ibintu bine nanone byerekana abo turi bo, bitume ushikama uguma hahandi ya nzira wahisemo. Nawe utarayimenya uyu munsi wa none urahitamo, kuko ni byiza cyane kumenya uwo uriwe mu Mana muri Yesu Kristo. Aya magambo tugiye kuyareba turayasanga muri Petero wa mbere ibice 2:9. Aratubwira ngo uri umwe mu bwoko bw'abatoranijwe, uri umwe mu batambyi b'umwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Ikintu cya mbere kiratuvuga ngo uri umwe mu bwoko bw'abatoranijwe, uri umwe mu bwoko bw'abatoranijwe. Hari ubwoko bwatoranijwe, hari abaririmbyi bajya bavuga ngo ubwoko butavumwa, hari ubwoko butavumika. Iyo watoranije abantu barakuvuma ntuvumika kuko waratoranijwe, uri umwe mu bwoko bwatoranijwe. Iyo ni amahirwe akomeye cyane. Menya uwo uriwe muri Yesu Kristo. Cyo ni icya mbere tumaze gusoma hano muri aya magambo muri Petero wa mbere ibice 2:9. Uri umwe mu bwoko butavumika, uri umwe mu bwoko bwatoranijwe. Cyo ni cyiza cyane. Menya uwo uriwe yuko uri umwe mu bwoko bwatoranijwe. Haleluya. Hari ibyiza byinshi mu bwoko bwatoranijwe. Ntabwo uvumika, ntabwo uzapfa, ntabwo uzaheranwa n'urupfu. Imana izabana nawe, izakwegera kuko waratoranijwe. Menya uwo uriwe kandi ibyiza byinshi. Icya kabiri tumaze gusoma hano kiravuga ngo uri umwe mu batambyi b'umwami, uri umwe mu batoranijwe. Cya kabiri, uri umwe mu batambyi b'umwami. Kuba umutambyi w'umwami ni ikintu cyiza cyane. Ugahinduka umutambyi w'umwami. Ndi umutambyi w'umwami, uri umutambyi w'umwami. Turi abatambyi b'umwami, aho mu cyongereza bavuga ngo you are royal priesthood. Ibi ngibi bifate mu mutwe wumve ko ari iby'igiciro gikomeye cyane. Icya gatatu, uri umwe mu bagize ishyanga ryera, ariryo mu cyongereza bita a holy nation. Mu Bisirayeli uri umwe muri bo. Kuki? Kubera Yesu Kristo. Haleluya.
niba utarubizi ongera ubimenye yuko uri umwe mu bagize ishyanga ryera, mu bagize holy nation. Imana ikugire neza cyane kandi ubyakire. Icya kane aricyo nsorejeho kiravuga ngo uri umwe mu bantu Imana yaronse, uri umwe mu bantu Imana yaronse. Mu Cyongereza niho batubwira ngo you are God's special possession. Iyo ubivuze gutyo mu Cyongereza wumva ari ibintu bifite ingufu. Uri ikintu ni icyawe, Imana ni iyawe, uri uwayo, uri mu kiganza cye. Hano mfite iki gikombe, iki ni ikintu mu bintu byanjye, mu bintu ntunze by'agaciro, ndagikunda cyane. Kiramo icyayi nkumva biraryoshye, nkumva ni byiza, ni kimwe mu bintu ntunze nishimira nkunda. Imana rero nawe uri uwayo, iragukunda cyane, uri umwe mu bantu Imana yaronse, kuko mbere ntabwo wari uwayo. Twari twaratandukanijwe nayo n'icyaha, ariko Yesu aje cya cyaha kivaho, irakuronka. Haleluya! Umva ayo mahirwe wongeye kugira ya kabiri, irakuronka, uri umwe mu b'Imana yaronse. You are God's special possession. Ibi ni ibintu bine, reka mbisubiremo kugira ngo ubisigarane nanjye kandi nuko. Uri umwe mu bwoko bwatoranijwe, icyo ni icya mbere. Cya kabiri, uri umwe mu batambyi b'umwami, icyo ni icya kabiri. Cya gatatu, uri umwe mu bagize ishyanga ryera, ari ryo holy nation mu Cyongereza. Icya kane aricyo nsorejeho, uri umwe mu bantu Imana yaronse. You are God's special possession. Kuki ibi byose tubivuga? Kuki ibi byose ari byo uri byo? Kuki ibi byose wabihawe? Kuki Imana yaguhaye identite, kuba uriwe muri ibi byose ukitwa gutya? Ni ukubera iki? Umenye uwo uriwe noneho muri ibintu bine. Kuki? Ni ukugira ngo wamamaze ishimwe ry'Imana, ni ukugira ngo wamamaze ishimwe ry'uwaguhamagaye. Uhamagaye n'Imana. Imana yaguhamagaye irangije gukura mu mwijima ikugeza mu mucyo wayo. Haleluya! Mu mucyo wayo witangaza. Nta kindi Imana yaguhamagariye. Mu Cyongereza baratubwira ngo you have been called so that you may declare. You have been chosen so that you may declare the presence of Him. Hallelujah. The presence of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Imana itugirire neza, tuzakomeza ubutaha tureba n'ibindi byiza cyane. Ukomeze ubisubiremo, iri jambo riraryoshye, nafashijwe. Niba nawe wafashijwe nkanjye, sangiza abandi nkuko nawe ngusangije. Sangiza abandi maze dukomeze kwamamaza abo turi bo muri Yesu Kristo. Kandi nawe niba utari wamenye uwo uriwe, uyu munsi umenye. Imana ikomeze kugire neza, tuzakomeza ubutaha. Mwese ndabamenyesha ko mwari kumwe na Jose kandi ndabakunda cyane. Be blessed.